turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure, Imana iradukunda ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatandatu gisanzwe tariki 12 Gashyantare 2024. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa ya Yakobo umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Njyewe Yakobo umugaragu w'Imana n'uwa Nyagasani Yezu Kristo kubatoranijwe n'Imana bo mu miryango 12 batuye mu mahanga ndabaramutsa. Bavandimwe, amagorwa y'amoko yose munyuramo mujye muyakirana ibyishimo byinshi, mumenye kandi ko bigerageza ukwemera kwanyu bibyara ubwiyumanganye. Ariko rero ubwo bwiyumanganye bugomba kuba bugaragara kugira ngo mube abantu bahamye kandi nyabo, mbese batagira amakemwa. Niba muri mwe hari ubuze ubuhanga, abusaba Imana izabumuha, yiha bose ku buntu kandi itagombye kugondozwa. Ariko rero ajya asaba n'ukwemera atabanje kujijinganya, kuko ujijinganya asa n'umuvumba mu nyanja ihungabanyijwe n'umuyaga. Bene uwo muntu ntakibwire ko hari icyo Nyagasani yakwihera umuntu w'imbera byombi uhindagurika mu nzira ze zose. Umuvandimwe mukene niyishimire ikuzwa rye, n'umukire yishimire gucishwa bugufi kwe, kuko umukire azahita nk'ururabyo rw'icyatsi. Izuba ryararashe n'ubushyuhe bwaryo bwinshi byumisha icyatsi, maze ubwiza bwarwo rurayoyoka. N'umukire rero azarabirana atyo mu byo akora byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zawe ni 119. Uhoraho, impuhwe zawe zinshengere maze mbeho. Mbere yo gucishwa bugufi narayobagurikaga, naho ubu ngubu nkurikiza amasezerano yawe. Uri umugwaneza n'umugira neza, unyigishe ugushaka kwawe. Byanguye neza kuba naricishwe bugufi, kugira ngo nitoze ugushaka kwawe. Amategeko y'umunwa wawe andutira ibihumbi by'amasikeli ya zahabu na feza. Uhoraho, nzi ko amateka waciye atunganye, kandi ntabwo wibeshye uncisha bugufi. Urukundo rwawe ni rurwampoza, uko bisezeranije umugaragu wawe. Uhoraho, impuhwe zawe zinshengere maze mbeho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko umutwe wa 8 umurongo wa 11 kugeza kwa 13. Muri icyo gihe abafarizayi baraza, maze batangira kumwiyenzaho bamusaba ikimenyetso giturutse mu ijuru byo kumwinja. Nuko asuhuza umutima ati, kuki abantu b'iki gihe bashaka ikimenyetso? Ndababwira ukuri, nta kimenyetso abantu ubu bateze kubona. Nuko abasigaho, arongera ajya mu bwato agana ku yindi nkombe y'inyanja. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kuki abantu b'iki gihe bashaka ikimenyetso? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ineza y'Imana iganze mu rugo rwawe, ubuntu bw'Imana buganze mu mutima wawe. Muri aka kanya kirizo byacu duteguye amasomo aryoshye cyane agiye kudukomeza mu nzira y'ukwemera nk'umukristo wese, dore ko umukristo ni urugamba rwa buri munsi. Ubwo tujye kuzirikana ku mugenzi wa gipfura witwa kwihangana. Iyo wihanganye ugakomera bituma utsinda. Nawe rero urebe ibyago umaze iminsi uhura nabyo. Ese washoboye kwihangana? Wageze ku ndunduro? Ku ndunduro nta handi no gutsinda, no kugera ku musaraba, no kugera kuri Karuvariyo ugaherekeza Yezu mukajyana na Yezu. Kwihangana mpaka ugeze kuri Yezu, mpaka ugeze ku Mana. Uzarebe mubyeyi, wari warwara umunsi umwe? Niba wararwaye wigeze ujya kwa muganga? Hari igihe ujya kwa muganga, nuko wagera kwa muganga, naringiye kuvuga muganga atarananiza no kugusuzuma, ugahita utaha wakize. Nta kinini aguhaye, nta rushinge guteye, ugahita utaha wakize wishimye. Kubera iki? Ngo kubera ko uba wasanze hari abandi barembye gukurusha, bamwe bari muri koma, abandi bavunitse benda gupfa. Nuko rero wowe ruje utaka nka kagiripe, utaka inkorora, uri gutaka ugahita ukira ako kanya. Kubera iki? Hari abandi wasanze bakurushije ububabare. Nuko rero ugataha uvuga uti nta kindi nakora usibye kwihangana. Nuko ugakirira mu kwihangana.
ubukire buba mu kwihangana. Mubyeyi, ukomeze wihangane nawe, ndabizi uri mu bibazo, uri mu bigeragezo, ufite uburwayi bukomeye cyane, ariko ujye uzirikana ngo abababaye si bake, hari abandi babaye gukurusha, na niyo mpamvu bigomba kugutera kugira gute kwihangana kugira ngo utsinde. Twatangiye ibaruwa ya mbere ya Yakobo iduhumuriza. Yakobo amaze kureba akarengane kabera hano ku isi, akareba uburyo abakire bakandamiza abakene, akareba uburyo indwara iducakaza, akareba uburyo ibyago bitugira nabi bigatujyana kure y'Imana bamwe, none aduhaye umugenzo wa gipfura wo kwihangana, ubundi ugakomera muri ibyo byago, mu bibazo, mu bitotezo. Igihe cy'ibyago, igihe cy'agahinda, igihe cy'imibabaro, igihe cy'uburwayi bwa bundi bwabuze muganga bukabura umuti, igihe cy'ibibazo bya bindi byabuze ibisubizo, nta kindi gisubizo gishobora kuza usibye kwihangana, kwiyumanganya mu bigeragezo, mu magorwa. Ngiki gisubizo Yakobo intumwa duhaye. Nawe rero ukurikije ububabare ufite, ukurikije ibyago uri guhura nabyo muri no minsi, nta kindi gisubizo usibye kwihangana. Wakwihanganya ugategereza ko Yesu akwibuka kandi akugirira impuhwe. Wari wabona umukristo udahura n'ibyago? Yabaho sate nyine kandi adahura n'ibyago? Ubu Kristo, twigana Kristo umunyamibabaro mukuru, we wababaye akemera no kubabarira. Ivanjiri y'uyu munsi iraza itwibutsa intege abantu tukunze kugira ko kwihangana ari bwo bitunanira. Dieu n'est jamais absent ni en retard, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana nta na rimwe ishobora gusiba, nta n'umwe ishobora gukerererwa, ahubwo umuntu niwe ubicurika, we arasiba, arakerererwa. N'ikibigaragaza atangira kwivovota, atangira kwivumbura, atangira gushidikanya no gushaka gusaba ibimenyetso, ngo ibimenyetso biturutse mu ijuru ngo abone yemere. Twumvise ivanjiri y'uyu munsi uburyo abigisha amategeko n'abafarizayi bari gusaba Yesu ikimenyetso giturutse mu ijuru, ariko ari ukugira ngo bumupinge, gushidikanya. Ubwo twumva muri umutwe wa 8 Yesu amaze gutubura imigati, hadutse impaka kubyerekeye n'inda, ibibazo bishingiye ku buhakanyi, ngaba atangiye kumupinga bashaka ikimenyetso kivuye mu ijuru, kandi Yesu ubwe nyine ari we kimenyetso cy'ijuru. Yesu yahari, ingoma y'Imana ibiri aho ngaho. Yesu rero arabasubiza ko nta kimenyetso bazabona, kuko umuntu agizwe n'Imana. Ubuzima bwa buri munsi bwuzuyemo ibimenyetso by'Imana, Imana idahwema kuduha. Iyo ubyutse ukabona uracyariho, ujye ushimira Imana n'impuhwe z'Imana. Nujya kumira ukabona birakunze, ujye ushimira Imana n'impuhwe z'Imana. Ibyo ni ibimenyetso byose Nyagasani dushyira ku nzira, ariko iyo udafite amaso y'umutima ntabwo ushobora kubibona nyine. Bizarangira uri gushidikanya, uri kwinja Yesu, uri kumupinga. Bene abo rero nibo barambirwa, bagahita barambika, ubundi bagataha bakigendera. Ukawarambika ubukristo hasi, kandi byaba bakristo bavandimwe, uyu mugenzo mwiza uratureba. Reba nawe ugeze mu byago, iyo ugeze mu gahinda, iyo uri mu kababaro, iyo watereranywe, inshuti zikagutererana, abavandimwe bakagutererana, abavandimwe bakagutoteza, abavandimwe karibo bajya mu nteko gukunegura, gukuvuga nabi, gukwinja. Aho ngaho ugishobora kubyihanganira, ugishobora kwiyumanganya, cyangwa nawe ukubita agatoki kandi ati reka ndebe aho bazagwa, nanjye mbihimureho, nanjye mbasubize, nanjye mbishyura ibyo bankoreye. Ugasanga twatangiye kwivumbura no kwivumbika bitabuze. Mubyeyi, ukurikira aka kantu, burya ikimenyetso cyase kibe kidashidikanywaho no kwivumbura. Iyo cyose uzatangira kwivumbura umenye uti se kiba ahantu uko biri kose arahari, kandi yahageze mwese arabasandaza, bikarangira abantu bari buze ubumwe mutakiri kuvuga rumwe. Kubera iki? Hari umwe watangiye kwivumbura, babiri bakakomereza bakivumbura, kwivumbura, gushidikanya. Kubera iki? Wananiwe kwihangana, none umusaraba ugutsinze mu nzira, none ikigeragezo kiragutsinze. Hari igihe ugera mu byago, mu bibazo, mu burwayi, uti ariko Nyagasani uracyanyibuka, izina ryanjye uracyarizi? Kuki ndi gutotezwa bigeze aha ngaha? Kuki bari kumburagiza bigeze aha ngaha? Kuki ndi mu kaga kageze aha ngaha? Kandi ndi umukristo, kandi ndi uwawe Yesu. Kuki ndi mu kaga bigeze aha ngaha? Kuki ntacyo uri gukora kuri aka karengane kanjye? Ese Yesu uracyahari? Aha, nawe ugatangira ugasaba Yesu ikimenyetso ati Yesu, niba tukiri kumwe, nze kuryama mbyuke nakize, nze kuryama mbyuke wampaye inzira, nze kuryama mbyuke wampaye igisubizo, nze kuryama mbyuke iki wakinkoreye. Nuko ugatega Yesu imitego, ugashyira Yesu ku munzani,
ukabwira Yesu ibyo ushaka byose ko bigenza kugira ngo aguhereze ikimenyetso, ariko hari nubwo atazakiguha, kuko Yesu akorera kuri puresha yawe, ahubwo ni impuhwe z'abacunze kugira ngo akugirire neza buri gihe. Gusa wowe hari igihe utabibona kubera ya matwi arimo urupfu atajya yumva. Kubera iki? Hari aho amaso atagera, hari aho ubwenge bwawe butagera. Aho rero butagera, wakagombye gushakisha ukwemera kugira ngo umenye ko naho Nyagasani akureba, no mu bibazo arakureba, mu buhungiro arakureba, mu itotezwa arakureba, agira ngo gukomeze. Icyo ategereje kuri wowe ni ukwihangana. Gusa twebwe hari igihe umusaraba utunanira ababyeyi kubera intege nke tugira, ni ukugatangira ugatuka Imana, ugasaba Yesu ibimenyetso. Wagize ngo kwiyahura ntibishobora kuziramo, nabyo byaza, kuko wabuze nyine kwihangana. Iyo kwihangana kwabuze, nta handi uhitira usibye gushidikanya, kwiyahura nayo bikazaziramo. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore mu rugo rwe yahuye n'ibibazo by'umugabo we, neza neza yumva ararambiwe n'urushako. Nuko amaze kumva arambiwe neza, afata icyemezo cy'uko agiye kuzajya kwiyahura, kuko abona umugabo atamukunda, umugabo aramwanga. Ngicyo icyari kimujyanye kwiyahura, ko umugabo atamukunda. Nuko ngo ageze hafi y'urwiyahuriro, aho yari agombaga kujya kwiyahurira, asigaje gato ngo agereyo, ngo ahura n'undi mugore nawe ari kuzamuka, bishoboke ko nawe avuye ku rwiyahuriro, ari guseka yishimye cyane. Nuko wa mugore wari uri kumanuka agiye ku rwiyahuriro abaza mugenzi we impamvu ari guseka. Nuko mugenzi we aramubwira ati, ubu ngubu ndishimye cyane, ndishimye bikomeye cyane, ahantu nari ngiye ni habi cyane, nari ngiye kwiyahura kubera impamvu ikomeye cyane. Nari ngiye kwiyahura kubera umugabo wanjye uhora nca inyuma, kubera umugabo wanjye wamparitse akazana undi mugore, ibyo bikambabaza. None narafashe umwanzuro ko nzajya kwiyahura. None rero umva akantu kanshimishije, maze kugera aho nagombaga kwiyahurira, umva nahageze nsanga hari undi mugore undushije uburemere bw'ibibazo. Ubwo nasanze umugore afite ibibazo bindenze, ngo umugabo we ngo yamuciye inyuma azana abagore benshi, noneho arangije kuri finale afata umukobwa we w'imfura ngo babyarana nyine n'uwo mugore, amufata ku ngufu. Arangije kumufata ku ngufu amutera inda. Ntabwo byarangiriye aho ngaho, amaze kumutera inda yahise ahunga, abasiga mu nzu y'ikodi. Nuko arigendera arahunga. Uwo mugore ntazi irengero rye, uwo mwana ari kurwana nuko yakira. Nuko umugore ngo afata icyemezo cyo kujya kwiyahura, kuko atashobora kwihanganira ibyo bibazo umugabo amuteje, ayo mahano yose umugabo amuteje. Ubwo rero icyashimishije nuko nasanze yafashe umwanzuro ko atagomba kongera kwiyahura, nyuma y'uko nyine abonye ko n'ubundi ntawe yahima, ntawe yasigira bya bibazo asize mu rugo. Njyewe rero nagezeyo sinongeye kuvuga icyari kinjyanye, ko umugabo yamparitse ko aricyo cyari kinjyanye, ahubwo nahise nkizwa n'amaguru. Niyo mpamvu ubonye nza nishimye, kuko nasanze umugabo wanjye ari umutagatifu ugereranyije n'uwo mugabo wahunze amaze gutera umwana w'inda, umwana yibyariye. Nahise numva ko umugabo wanjye ahubwo ari umutagatifu ugereranyije n'uwo nguwo wahunze. Nganatekereza uyu mugore urujyanwe nuko umugabo amwanga, aricyo cyakimujyanye kwiyahura. Uko aza kubigenza, wa mugore ahita afata akagozi yari afite, wanza yarahise agahisha kure. Nuko nazamuka yishimye, kuko asanze nyuma yo kumva ibibazo abandi bagore bahuye nabyo, asanze noneho umugabo we ari umutagatifu ukomeye cyane, kurikije ubuhamya amaze kumva bw'abandi bagore bagowe. Wa mugore ahita yishima kubera ko hari abandi bamurushije ibibazo. Nuko arataha yishimye, aguma mu rugo rwe, ntiyongeye kubicisha bigumanye mu mutima ko umugabo amwanga. Nawe atavuga ati umugabo wanjye ahubwo ni umutagatifu. Babagore bataha bishimye, biyemeje ko bagiye kwihanganira ibyo byago, ibyo bibazo baterwa n'abagabo babo, kuko basanze hari abandi babarusha ibibazo. Ababaye si bake. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Urwiyahuriro, urugendo abagore bakoze ngo bagiye kwiyahura, twaruvanamo amasomo 3. Isomo rya mbere ni iryo umugabo mbwa unyagirwa n'abandi, nuko akavuza induru agataka cyane ati, nashize naboze. Ese ujye uzirikana ko hari abandi bakurusha ibibazo? Hari igihe uhura n'ibibazo ukagira ngo niwo gusa uri ku isi, ni wowe wagowe, ni wowe uhangayika gusa, ni wowe kibazo, ni wowe wagizwe umumenyerane w'ibibazo.
ibyago, nyamara ukaza kwibagirwa ko utari wenyine ku isi. Hari abandi bagusumbije, hari abandi bafite ibibazo byabarenze, hari abandi bafite uburwayi bwabarenze barebye gukurusha. Biragusaba rero kujya wumva ubuhamya bw'abandi. Niwumva ubuhamya bw'abandi bizagutera kwiyumanganya, bigutere kwihangana, kuko ababaye si bake. Hari abandi babaye gukurusha, kwihangana no kwiyumanganya. Isomo rya kabiri twakura kuri aba bagore bari bazindutse no kujya kwiyahura ni imvugo mutagatifu Thomas wa Aquino mu rurimi rw'ikilatini igira iti hominem unius libri, bikavuga ngo je crée l'homme d'un seul livre, ngo ntinya umuntu wasomye igitabo kimwe. Mubyeyi nyakubahwa, ushobora kuba warasomye igitabo kimwe cy'umugabo ukwanga, ariko utarasoma igitabo cy'undi mugore umugabo ahora kubita, cy'umugabo n'umugore basabye gatanya. Nturasome igitabo cy'umugabo ushaka kwica umugore we. Nturasome igitabo cy'uwihaye Imana ugambanira mugenzi we. Ubwo se wavuga iki niba utarasoma igitabo cy'umugabo wishe umugore we cyangwa umugore wishe umugabo we? Wavuga iki utarasoma igitabo cy'abanyamuziki bahora bafitanye amashyari, umwe yahimbye akaririmbo keza undi yacuranze neza abandi bakamugirira ishyari? Wavuga iki niba utarasoma igitabo cy'abategetsi bari kugenda bahigana, bari gupfa ubukire, bari gupfa inda? Wavuga iki niba utarasoma igitabo cy'inshuti magara zidahwema kugenda zigambanirana, umwe aryarya undi, undi aryarya undi, ku buryo uzatanga undi kumwica nyine azahita amuhwanya? Wavuga iki niba utarasoma bene ibyo bitabo? Wavuga iki se niba utarasoma igitabo cya Yuda na Yezu, aho Yuda agambanira Yezu ari umwigisha we, intumwa ya Yezu? Wavuga iki niba utarasoma igitabo cy'umwana uri kuburana na se mu rukiko? Wavuga iki niba utarasoma igitabo cy'umubyeyi uryamana n'umwana we? Ibyo bitabo by'amahano ndagusaba ko nabyo niba utaranabisoma ariko umenye ko bibaho. Ndakubwiza ukuri, ibyo bitabo numara kubisoma n'ibindi byinshi cyane nanjye kuvuga bisharira biri mu bubabare bukomeye cyane, numara kubisoma uzarangiza ubona ko kuri conclusion, ku mwanzuro uzajya ubona ko ububabare bwawe ntacyo buvuze imbere y'ububabare bw'abandi. Ibyo rero nta kindi bizagutera usibye kwihangana ndetse no kwiyumanganya. Rero hari aho bigera nyine ugashinyiriza, hari aho bigera ukishima, atari uko utagize ibibazo n'agahinda, ahubwo kubera ko wahuye n'abandi bakurengeje akababaro, basomye ibitabo byinshi. Icya gatatu njye gusorezaho, ejo n'ejo bundi utazajya kwiyahura bityo ukaba utaye ingororano y'ijuru, ni umutagatifu. Umutagatifu ntabwo ari umuntu wakoze neza gusa, ahubwo ni umuntu wahuye n'ibyago, ibitotezo, agahinda, nuko ibyo byose bikamushyira hehe ku munzani agapimwa, nuko Imana ikaza kugera igihe ikabona ko nyine ashyitse. Ibyo ni ukugira ngo nawe ibyago uzahura nabyo, ibibazo, ibitotezo, agahinda, akarengane, ujye nawe wisunga abatagatifu, kuko abatagatifu ni abatsinze nyine nyuma y'amagorwa akaze, nyuma y'ibigeragezo bikaze, bameshe imyambaro yabo bayezereza mu maraso ya ntama, kuvunika, kugorwa, akababara, agahinda. Bityo ibyago, ibibazo, ibitotezo ntukajye ubifata nk'igihano, ahubwo ujye ubifata nk'isukuriro, ishuri ugomba kwigamo kandi ugatsinda. Aha nta niyo mpamvu uzasanga uwo mubana ari umutagatifu, byumvikana umaze gusoma ibyo bitabo byose, umaze kubona uburyo abandi babayeho nabi. Ariko kuba ari umutagatifu ntabwo ari uko adakora nabi, ntabwo ari uko atagukubita, ntabwo ari uko atakugenzura, atakugendaho, ahubwo wowe ukamugira umutagatifu ari wowe. Kuko Yezu akantu gusozaho umubyeyi ukitondere, hari abantu Yezu anyuza muri ubwo buzima busharira, umugabo akagukubita, umugore agakubera ibamba, uwo mubana akaba ari umuntu udashobotse, ariko Yezu ubutagatifu bwawe akaba ari kubugutegurira muri iyo nzira nyine idashobotse, muri uwo mubana ukwanga, muri uwo mubana uguca inyuma, muri uwo mubana uhora kubabaza, muri uwo muntu mubana umeze nk'ikirura, ariko Yezu agambiriye kugira ngo azamuhindure intama kuri finale, kubera rya sengesho wamuvugiye, kubera ko kwihangana kwawe, wowe wabanye nawe, Yezu akagirira kwa kwihangana kwawe nawe akamuhindura akaba umutagatifu. Kwifurije amahirwe no gutsinda buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas,
wa diyosezi ya Cyangugu